Hero nanone muhawe ikaze kuri wa muyoboro wacu. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu cyangwa se ku mpamvu zishobora gutuma umugore utwite avira ku nda mu gihe ikiri ntoya cyangwa se mu gihe akiri mu gihembwe cya mbere. Nk'uko twabivuze mu biganiro byacu byabanje, twavuze yuko umubyeyi ubonye amaraso cyangwa se abonye avuye, yaba atwite inda nto yaba ari inkuru, agomba kwihutira kujya kwa muganga kuko ni ikimenyetso mpuruza. Aha ngaha rero ubushakashatsi bwagaragaje ko nibura mu nda hagati ya 15 na 25% zivamo cyangwa se zigira ibibazo zikiri ntoya, zikaba zagira ibibazo byo kuvamo mu gihe zikiri ntoya. Rero nk'uko twabivuze, ubundi inda cyangwa se urusoro rugera muri nyababyeyi hagati y'iminsi 6 n'10, akaba ariho nyine rugiye gutangira gukurira. Rero akenshi na kenshi ibibazo byo kuva bitangira kugaragara guhera kuri iyo minsi 10 kuzamura, ni gutangira kugira ibibazo byo kuva nk'uko tugiye kubivugaho. Rero ikintu cya mbere ugomba gutekereza mu gihe ubonye uvuye inda yawe ikiri ntoya munsi y'ibyumweru 12 cyangwa se amezi 3, ugomba guhita utekereza ko ushobora kuba waratwitiye inyuma y'umura, icyo twita grossesse extra utérine. Bivuze ko rwa rusoro ruba rwarikoze, aho kugira ngo rugende rujye muri nyababyeyi ariho rukurira, rukajya mu bindi bice bitari nyababyeyi. Urugero rushobora kujya nko mu dusabo tw'intanga, mu miyoborantanga, cyangwa se rukaba ruri no muri nyababyeyi ariko atari cya gice nyine rugomba kuba rurimo, rukaba ruri mu bindi bice. Icyo gihe nabyo tubyita ko batwitiye inyuma ya nyababyeyi. Ikindi, ikintu gishobora kubiranga, urava cyangwa se ntunave, ugasanga ntiwavuye ariko ugasanga uri kubabara cyane mu nda mu gihe hari umuntu ugukozeho igice, iyo urwo rusoro rwagiye kubamo akaba ariho uri kubabara. Niba ari igice cy'iburyo bagukora iburyo ukumva uri kubabara cyane, niba ari igice cy'ibumoso bagukora ibumoso ukumva uri kubabara cyane. Gutwitira inyuma y'umura rero ni bibi cyane kuko byica abagore batwite cyane, kuko hari igihe utava ugasanga ntubimenye ukaviramo imbere ukaba wapfa kandi utigeze unabona uri kuva. Iyo ugize icyo twakwita nk'amahirwe ukabibona kuri kuva, wihutira kujya kwa muganga. Ariko niba utavuye, cyane cyane kubabara mu nda, nabyo twarabivuze ko ari ikimenyetso mpuruza ku mugore utwite, ugomba kwihutira kujya kwa muganga. Rero umugore utwite cyangwa se umubyeyi utwite, ihutire kujya kwa muganga, ukoreshe ecography umenye niba inda yawe iri muri nyababyeyi koko cyangwa se utaratwitiye inyuma y'umura. Ni ingenzi cyane kubimenya hakiri kare kugira ngo twirinde ingaruka hakiri kare, aho kugira ngo turwane no kuvura ingaruka. Tuzabivugaho mu biganiro byacu bitaha, uburyo gutwitira inyuma y'umura bikemuka cyangwa se iyo ugeze kwa muganga icyo bagufasha. Rero ihutire kujya kwa muganga kugira ngo bikemuke vuba. Ikindi ikimenyetso cyangwa se ikindi kintu ushobora gukeka niba ubonye amaraso cyangwa se niba uvuye inda yawe ikiri ntoya, ushobora kuba utwite inda y'urubura, icyo twita mora pregnancy. Urubura aba ari urubura nk'uko muruzi, biba bigaragara nk'urubura, wowe ukaba uzi ko utwite kandi utwite ibintu bimeze nk'urubura. Ni ibintu biba bimeze nk'urubura, biba byarapfiriye mu misemburo yakaremye, rwa rusoro ruzavamo umwana ugasanga biremye nabi, iremye ibyo bintu bimeze gutyo. Ikindi nabibutsa ni uko ibi bintu byose ugomba kubanza gupima test de grossesse ukamenya niba utwite koko. Ubanza tukamenya se uratwite, twamara kumenya niba utwite tukamenya koko niba muri ibi byose, tugashakisha ikiri gutuma uri kuva ku nda yawe ikiri ntoya. Nanone rero ugomba kwihutira kujya kwa muganga, cyangwa se muganga yanabikubwira ntuhinyuze ati inda yanjye nari nyitwite nyishaka kuki ibaye gutya, kuko ibi bintu by'urubura iyo bigumye muri nyababyeyi bitera kanseri nyababyeyi cyangwa se inkondo y'umura. Biba bigomba kuvamo bakagufasha
bakabisohoramo bitarindiriye kubyara kanseri. Ababyeyi benshi usanga bashaka guhinyuza no kubyanga, oya si gute byaba urubura, gute byagenda gutya, nyamara ugomba kwizera abaganga kuko iyo bitinzemo bivamo kanseri rwose kandi mu gihe gitoya cyane. Ikindi, iyo wavuye ushobora kuba inda yawe iri kuvamo, wari utwite inda, umwana urusoro rwarikoze, umutima w'umwana utera cyangwa se waratangiye gukora, ugasanga ivuyemo kubw'impanuka utabishakaga, icyo twita miscarriage. Ntabwo wabishakaga, ushaka kuba wakoze imirimo, tuzabiganiraho nabyo turebe ibintu ushobora kwirinda kugira ngo inda yawe itavamo. Ushobora nko gukora urugendo rurerure cyangwa se imirimo ivunanye, inda yawe ikavamo parasite. Nabyo rero iyo yavuyemo ubona ikimenyetso cyo kubona amaraso. Nanone ikindi, ushobora gusanga yavuyemo hagasigaramo bya bintu byari kuzakuza umwana bigasigaramo, cyangwa se ugasanga byashizemo. Muri uko kuva ukagera kwa muganga ugasanga bakakubwira ati wari utwite ariko urusoro rwose n'ibyari kuzatunga umwana byashizemo. Kandi ikindi nabibutsa ni uko gutwita cyangwa se kubona amaraso ntabwo bivuga ko inda yawe yavuyemo cyangwa se umwana atakiriho. Ushobora kubona amaraso kandi umutima w'umwana igitera, icyo twita treatment abortion, ukaba uri kuva ariko umutima w'umwana ugitera. Ariko ni amahirwe menshi aba ariho ko uwo mwana n'ubundi uri kuva utari burangire n'ubundi inda ivuyemo. Aba ari ibyago byinshi by'uko nubwo umutima w'umwana ugitera, ariko ibyago byinshi ni uko biri burangire n'ubundi uhagaze, kuko amaraso ntabwo yaba ari kuza gutyo gusa nta kiri kubitera. Ariko iyo ugeze kwa muganga hakiri kare rwose baragufasha, ugasanga umwana wabayeho nubwo wari uri kuva. Ariko nanone bigaterwa n'ingano y'amaraso uri kuva. Niba ari amaraso makeya, niba ari amaraso menshi, muri ibi bintu byose twavuze byo kuva ku mugore utwite, ugomba kumenya se ndi kuva amaraso angana iki, ese ntwite inda y'amezi angahe. Tuzagenda tubireba icyo kuva bivuze ku mugore utwite bitewe n'igihembwe arimo. Uyu munsi twavuze ku gihembwe cya mbere, tuzanareba ku gihembwe cya kabiri, tunarebe n'icya gatatu, tugende tumenya bivuze iki kuba ndi kuva mwite inda y'amezi 3, mwite y'amezi 4, mwite y'amezi 7, gutyo gutyo. Rero niba ubonye amaraso mu gihembwe cya mbere, ushobora no gutekereza ibingi. Umwana wawe ashobora kuba akiriho nubwo uri kuva, rwose bakagenda bakamucisha muri ekogarafi bavuga ati umutima w'umwana uracyatera nubwo uri kuva. Rwose birashoboka ko ashobora kubaho mu gihe wageze kwa muganga hakiri kare. Ikindi gishobora gutuma umugore utwite inda yo mu gihembwe cya mbere ava, ni icyo twita kwitera cyangwa se kwirema kwa placenta cyangwa se kw'ingobyi y'umwana. Ni ukuvuga ngo urusoro rwageze muri nyababyeyi, noneho kwirema cyangwa se gutuma ya ngobyi y'umwana yitera kuri nyababyeyi bigatuma uva, kubera ko nyine ni nyababyeyi iri gukorwa mu mubiri utamenyerewe imisemburo n'ibiki, ariko ugasanga nyine ruravuye. Ariko iki gihe ntabwo uva cyane, uva amaraso makeya. Kandi ugasanga ababyeyi benshi bakunda kubyitiranya n'imihango, kuko biba nyuma y'iminsi 10, nyuma y'uko usamye, nyuma y'iminsi 10 ugasanga bihuye neza n'igihe na ya minsi yari kugira mu mihango. Ariko byo biza ari bikeya bitangana n'imihango, kandi biza bitababaza, biba ari painless. Rero nabyo nubibona uzihutira kujya kwa muganga mu gihe ubonye bikomeje. Ikindi gishobora gukeka niba umubyeyi ari kuvira ku nda mu gihembwe cya mbere, ni uko inkondo y'umura ishobora kuba byarahindutse cyangwa se cervical change. Ibi bikunda kubaho cyane nk'igihe umugore utwite amaze gukora imibonano mpuzabitsina, kubera amaraso menshi yagiye akajya mu nkondo y'umura cyangwa se muri cervix, ugasanga umubyeyi yaravuye. Niyo mpamvu twigira inama abagore batwite mu inda y'igihembwe gitoya cyangwa se igihembwe cya mbere kugabanya imibonano mpuzabitsina kugira ngo batiteza ibyago byinshi byo kuva ugasanga n'inda zivuyemo. Barayigabanya bagakora mike, kandi abagabo bagakorera hafi kugira ngo batageza kuri cervix ugasanga aravuye
agize ibyago byo gukuramo inda kandi atabishakaga. Ikindi gishobora gutuma ubona amaraso mu gihe inda yawe ikiri ntoya cyangwa se mu gihembwe cya mbere ni icyo twita blighted ovum, cyangwa se iyo ubirebye muri ecography biba bimeze nk'icyo twita igirihuri. uba ubona nyine inoza urusoro rurahari ariko embryo cyangwa se ka gace kazavamo umwana ntabwo kakozwe. Ibi nabyo biterwa na abnormality cyangwa se ibintu bitakozwe neza muri kwa kwirema k'umwana. Ibi nabyo usanga ababyeyi benshi babishidikanyaho ati si byo, kandi ubushakashatsi bwagaragaje ko ababyeyi 7.2% by'abatwite byose bashobora kugira ibyago byo kugira igi ry'irihuri. Ibi byose bishobora kuboneka hagati y'ibyumweru 6 na 7 ujya guca muri ecography. Niyo mpamvu twaganiye cyangwa se twiyemeje ko twemeranyijwe ko ababyeyi bose bankurikirana nk'umubyaza Dorcas nibura ku byumweru 6 n'8 umubyeyi agomba kujya guca muri ecography, kuko nibwo ibino bibazo byose bigenda bimenyekana ukabimenya kare ku buryo bitazagutungura cyangwa se ngo ubimenye wavuye wagiye ahantu habi cyane kandi wari kubimenya kare bakagira icyo bagufasha. Umubyeyi rero utwite ukaba ubonye amaraso cyangwa se ukava inda igifite amezi 3 kumanura cyangwa se ibyumweru 12, ihutire kujya kwa muganga bamenye ikiri gutuma uva muri ibyo byose twavuze haruguru. Ushobora kuba waratwite inyuma y'umura, ushobora kuba utwite inda y'urubura, inda ishobora kuba iri kuvamo, ishobora kuba ari ingobyi y'umwana iri kwirema, ushobora kuba utwite icyo bitwita igi ry'uruhuri. Ikindi nkuko twabonye n'inkondo y'umura hari igihe iba yaragiyemo amaraso menshi bikarangira nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina uvuye, ariko ntabwo bikunda kubaho cyane. Umubyeyi rero inama nakugira, gana ivuriro rikwegereye mu gihe uvuye babashe kumenya ikibazo kirimo. Kandi niba babikubwiye wizana muri ibintu byo kumva ko ntabwo byaba, kuko nk'urugero twabonye ko gutwitira inyuma y'umura ni bibi cyane, birica. Mu gihe rero bihakanyije ugasanga wanze ko bagufasha, cyane ko ufite uburenganzira bwo kwanga ubuvuzi, bikaba bibi rwose. Inama nakugira niyo kwemera ubuvuzi cyangwa se ukemera bakagufasha, kuko ubuzima bw'umubyeyi n'umwana cyangwa se bw'umubyeyi nibwo bwa mbere bugomba kubungabungwa. Murakoze, naho utaha mu biganiro byacu by'utaha.